ngo Yesu yicaye kuri iyi ndogobe hari ikintu cya mbere yakoze ngo yatangiye gukora imirimo n'ibitangaza. Icya kabiri ngo avura imvune zo mu mitima ngo zari zimaze igihe ngo mu bana be cyangwa se mu bigishwa be. Yesu aje kukuvura iyo mvune warumaranye igihe, uwo mutwaro wari wikoreye Yesu arawugutuye. Bibiliya itubwira amagambo akomeye ngo Yesu ngo amaze kubavura imvune zo mu mitima ngo abigishwa be ngo kwiyumanganya yacu, aravuga ngo nidutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Reka nkubwire ngo iby'amagambo y'abantu ntubyishinge, iby'abarozi bakoze ntubyishinge, iby'abapfumu bagiyemo ntubyihanga amaso. Hanga amaso Imana. Mu ruhande rwawe Imana iracyahari, mu ruhande rwawe Imana iracyari kumwe nawe, mu ruhande rwawe Imana iracyagukomeje. Imana ivuganye nanjye ko hari ikigukoreye, Imana ivuganye nanjye ko hari ikihinduye, Imana ivuganye nanjye ko hari ikiguhinduriye. Nonaha iratabaye mu butware bw'Imana. Imana dopefa iragutsindiye Senekarebu. Senekarebu wawe arangiye nonaha mu izina rya Yesu. Niyije kukurwanirira, irwanya intambara nziza, kandi iyi ntambara Imana irwanye ntabwo igiye hagarara. Imana irarwana kugeza igihe ineshereje. Ntabwo Imana igisubira inyuma ngo ijye kwikusanya nk'ingabo z'isi. Hoya, Imana irwana irwanye. Alasikobre barakuvuze nibyo. Sabye Imana ko yakurengera kuri Senekarebu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Imana iguhaye uburenganzira bwo gusubira kuri gakondo. Imana iguhaye uburenganzira bwo kugarura ibyawe byanyazwe. Imana iguhaye uburenganzira bw'agaciro wari warabuze. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ndabasuhuze nshuti bakunze b'Irembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana ahantu muherereye hose, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari hirya no hino ku isi. Turabaramukije mwese, nimugire amahoro kandi tukomeje kwifuriza kugira ubuzima bwuzuye, holistic of the life, no kuvuga ubuzima bwuzuye, ubuzima butanyeganyega. Kandi turabafitiye inkuru nziza n'ubuhanuzi bukomeye bababwira ko ahari hacagase Imana ije kuhuzuza. Hari ibyajyaga bituma ugenda ucagase, ariko Imana ije kukuzuza, ije kukuzuza bundi bushya. Hari inyenyeri yawe rero yari yarazimye igiye kwaka, ariko mvugane n'uyu muntu ubabaye, uyu muntu urwaye, uyu muntu uri mu buzima butamworoheye, uyu muntu uri kwibaza ikikurikira ikindi. Tukubwire ngo akiri humure, uhawe n'Imana, akira ibyiringiro. Imana ikugarutseho, kandi ubwo buzima urimo ntabwo ari ryo herezo ryabwo. Ejo hawe ni heza. Turi kumwe n'umuhanuzi ukomeye bita Prophet, hanyuma aje hano ku Irembo ryera. Ndagira ngo nkubwire rero ukore subscribe ndetse ukore na comment. Ni umuntu Imana yohereje kukubwira ijambo rihindura ubuzima bwawe, kandi nuryizerera muraza kubona igitangaza gikomeye. Tubahaye ikaze rero muri cya kiganiro Imboni y'umuhanuzi, aho umuhanuzi areba kure, aho umuhanuzi abona, aho umuhanuzi akoreshwa n'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagira ngo rero mwakire dusenze, hanyuma n'ubundi araza kubibwira ahita anakomeza. Mana, turagushimiye kugira neza bugacya bukira, kandi umwuka we wera nagomeze kuba muri iki kirere turimo. Tunanije imbaraga zose z'umwijima, gahunda zose z'abarozi tuzambuye agaciro. Turasabye ngo ijambo ry'Imana ryawe ryumvikane kuri twe ndetse no ku bandi badukurikiye bose. Urakoze yuko ukoze, izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro n'umugisha ukomeye kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko nitwa Muhizi Jean Marie, bakunze kwita byarasobanutse. Tugiye kuganira ubuhanuzi bukomeye, ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ingoma za kabiri, ibice 32, umurongo wa 7 n'uwa 8. Umutwe w'ijambo uravuze ngo Senekarebu umwami wa Ashuri atera i Buyuda.
karindwi haravuze ngo nimukomere mushikame ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo niyizarurwana. Unyemerere ubuzima bwawe ubushinganishe ku Mana, niyo izarurwana. Urwo rugamba umaranye igihe niyo izarurwana. Ubwo buzima bukubabaje bw'igihe kirambiranye niyo izarurwana. Intambara iyo ariyo yose ufite, ndashaka kukubwira ko ariyo izarurwana. Uyu ni umugabo tugiye kuganiraho witwa Hezekiya, yabaye umwami w'Abayuda. Tuganire no kuri uyu Senekeribu umwami wa Ashuri warwanyije ubwoko bw'Imana ariko agatsindwa. Ntabwo icyo kibazo ufite ari cyo kukunesha. Imana irakiruta kandi kirusha imbaraga. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye. Uyu ni umugabo witwa Hezekiya umwami w'Abisiraheli, yimye ingoma afite imyaka 25. Amara imyaka 29 ku ngoma. Yima ingoma asenya ibicaniro bya Bali byabaga i Yerusalemu. Yubaka inyubako z'Imana zari zarasenyutse mu gihugu cya Isiraheli. Asana amarembo y'umurwa ndetse yubaka umudugudu w'Imiru. Abonye ko Yerusalemu hakwiye kugarura icyubahiro cyaho, aragenda agomera amazi yatembaga ava mu Bisiraheli ajya mu gihugu cy'umwami witwaga Senekeribu. Amaze kugomera aya mazi, Senekeribu arababara, ababazwa nuko Isiraheli ibonye umwami uzayirwanirira. Ababazwa nuko abonye ko Isiraheli ibonye uyihagararira agatuma igarura icyubahiro cy'Imana. Mwibutse ko hari igihe umurozi ababazwa nuko wateye imbere. Hari igihe umuntu agira ishari kubera aho Imana ikugejeje. Ariko ndashaka kukubwira ko ari izarurwana. Niba urimo uracuruza, curuza n'izarurwana. Niba urimo urarangura i Dubai, wigira ikibazo, komeza, Imana n'izarurwana. Niba urwaye n'izarurwana. Niba adesikobre uri gukora bikanga, reka nkubwire ngo n'izarurwana. Ijambo tuzanye riravuga ngo n'izarurwana. Bibiliya iratubwira ngo umwami wa Ashuri ababazwa nuko Yerusalemu habonye umwami wo kuhubaka. Amaze kubabazwa n'ibyo, atangira kugira umubabaro ukomeye no guhagurukira kurwanya Abisiraheli. Atangira kubateza amahanga. Ariko mu kubateza ayo mahanga, Bibiliya ijambo ry'Imana ngo ritubwira ko uyu mwami Senekeribu ngo yari yaratsinze amahanga yose atarubahika Imana. Ayo mahanga, Bibiliya iratubwira ngo ayo mahanga umwami wa Ashuri yari yatsinze kubera ko atarimo Imana nyamana. Ariko ngo yendereza Abisiraheli azi ko agiye gutsinda ubu bwami bwa Isiraheli nk'uko yatsinze andi mahanga. Reka nkubwire ko hari umurozi wishe abandi, ariko nagera kuri wowe bitazakunda. Reka nkubwire ko hari umupfumu waziritse abandi, ariko nagera kuri wowe ntibizamukundira. Bibiliya iratubwira ngo uyu mugabo Senekeribu ngo arangije ngo ababazwa nuko Isiraheli ifite ubwami buzima, ngo yendereza Isiraheli, ngo atuma abasore be cyangwa ingabo ze, atangira kuzituma kuri Hezekiya. Ngo Hezekiya byumvise arababara, ariko ngo aramuhakanira, aramubwira ngo ntabwo tuzamanika amaboko ku bwa Senekeribu umwami wa Ashuri. Ngo Senekeribu ngo arangije yigira inama mu mutima. Iyo nama yigiriye ngo yari inama yishukashukaga ko
azatsinda Isiraheli. Ngo abwira abasore arababwira ngo nimujye mu rugabano rw'abayuda, nimurangiza mutere ubwoba abisiraheli, hanyuma bazafata iby'agaciro byose biri mu Bisiraheli babitwoherereze, bemere kunyoboka nk'umwami. Nibatabyemera nta kizabakiza amaboko yanjye. Ariko nakubwiye ngo niyizarurwana. Bibiliya tubwira ngo Senakeribu ngo arangije ngo atuma abo basore ngo bageze mu kirere cyangwa se mu gihugu cya Isiraheli, ngo bahereze ubutumwa Hezekiya ngo arababara cyane, ngo arasenga, ariko ngo amasengesho yayasenga akumva ngo hari ikibura. Yigira inama mu mutima, aravuga ngo iyankijije ndwaye merewe nabi na n'ubu yandwanirira. Ngo yibuka umuhanuzi witwaga Yesaya mwene Amosi. Uyu muhanuzi ngo yari yaramuhanuriye agiye gupfa, aramubwira ngo tanga uraga iby'inzu yawe, ntabwo uzakira, ugiye gupfa. Bibiliya tubwira ngo arahindukira Hezekiya ngo yerekere ivure, kuko yari yamaze kumenya ko icyo Imana ivuze iba ikivuze. Ngo atakambira Imana, ariko ngo atakambira Imana ntiyagiye gutyo gusa, ngo yibukije Imana imirimo myiza yari yarayikoreye. Aravuga ngo iyi mirimo nakoze nkabana nawe, nkagarura icyubahiro cy'Imana mu Bisiraheli, ngwino ugira icyo unkorera. Bibiliya tubwira ngo nuko Imana yumva gusenga kwe, ibwira Yesaya mwene Amosi, ari wowe wari waramuhanuriye, iramubwira ngo subira ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye, umubwira ngo numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka. Ku munsi wa gatatu kubaho kwawe nzongeraho imyaka 15. Ngo Hezekiya ngo amubwira amagambo akomeye, ayabwira Yesaya, aramubwira ngo ni ikimenyetso kinyereka ko Imana ari ibivuze, hari ikintu Imana igiye kugukorera. Bibiliya tubwira ngo aramubwira ngo urifuza ikihe kimenyetso? Ngo izuba rigeze risubira inyuma intambwe 10 cyangwa rijya imbere intambwe 10. Ngo kuko yari umwami uzi ubwenge, aravuga ngo n'ubundi izuba rikura rijya imbere, ntabwo rikura rijya inyuma. Ahita amubwira ngo nirisubire inyuma intambwe 10. Ndabona ko ari cyo kimenyetso cy'uko Imana izakugira neza, nuko utaraseba. Ikimenyetso cy'uko Imana igihari nuko desi ebre heniwa etayi goram hedistide opreya heniwidi kota onai helesti konemano tayasiri binima. Nuko ikugarutseho abapfumu bahari, nuko ikugiriye neza abarozi bahari, nuko ikurwaniriye imiryango ihari. Imana izanye intsinzi ku buzima bwawe, niyo izarurwana. Bibiliya iratubwira ngo Yesaya ngo arangije aramubwira ngo arasenga ngo izuba risubira inyuma intambwe 10. Ngo ahita abona ko ari cyo kimenyetso, aramubwira ngo yanyuze muri uyu muhanuzi ikamukoresha bigeze aha, nkaba ndokotse gupfa. Ntabwo Senakeribu akinteye ubwoba. Ufite ubwoba bw'ubuzima, Imana iri kumwe nawe. Ufite ubwoba bwo gucuruza, Imana ariyo yavuze. Ufite ubwoba bwo gushaka, kandi Imana ariyo iguhaye urushako. Wigira ubwoba, Imana iracyari kumwe nawe. Senakeribu wawe arapfa, ndi muri iki kirere cy'ubuhanuzi. Imana niyo ije kukurwanirira, irwanya intambara nziza, kandi iyi ntambara Imana irwanye ntabwo igiye hagarara. Imana irarwana kugeza igihe ineshereje. Ntabwo Imana igisubira inyuma ngo ijye kwikusanya nk'ingabo z'isi. Hoya, Imana irwanye. Alasikobre barakuvuze nibyo, ariko Imana iragarutse. Baraguhagurukiye nibyo, ariko Imana imanuye imbaraga zikurengera. Bibiliya itubwira amagambo akomeye. Uyu Hezekiya ngo ahita abwira Yesaya, aramubwira ngo hari umugabo witwa Senakeribu wampagurukiye. Yari yohereje urwandiko Senakeribu rutuka Imana ya Isiraheli, rukanatuka umwami. Bibiliya tubwira ngo yari yanditse, aravuga ngo nzabarisha amabyi yanjye, muzayasomesha inkari zayo. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni Imana yanga agasuzuguro, kandi ni Imana ifuha. Ngo nuko Hezekiya abwira Yesaya, aramubwira ngo genda umbarize Imana imwe yakuntumyeho, ujya munsi ngiye gupfa, uyimbwire niba igihari,
uyimbwire niba yemeye kuntanga mu maboko ya Senekeribu. Ntabwo izabyemera kusebera kuri uwo musozi utuyeho. Ntabwo izabyemera kupfa udashatse. Ntabwo izabyemera kwabo wabyaye bataziga. Ntabwo izabyemera. Bibiliya itubwira amagambo akomeye. Iratubwira ngo Hezekiya ngo amaze kubibwira Yesaya, ngo Yesaya ajya imbere y'Imana, ngo atangira asengera Hezekiya, ngo ijwi riramubwira ngo genda ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye, umubwire ngo kuko wasabye Imana ko yakurengera kuri Senekeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Imana iguhaye uburenganzira bwo gusubira kuri gakondo. Imana iguhaye uburenganzira bwo kugarura ibyawe byanyazwe. Imana iguhaye uburenganzira bw'agaciro wari warabuze. Imana iguhaye uburenganzira bw'icyizere cy'ejo hazaza. Bibiliya tubwira ngo Hezekiya ngo akimara guhabwa ijambo, akimara kubwirwa ijambo ry'Imana rivuye kuri Yesaya, ngo rivuga ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senekeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Ngo yumva umutima we uratuje, aravuga ngo iyandengeye urya munsi igarutse kuvugana nanjye. Hari ijambo ry'ihumura Imana ivuze, hari ijambo ry'ubuzima Imana ivuze, hari ijambo ry'icyizere Imana ivuze, hari ijambo ry'amahirwe Imana ivuze, hari ijambo rirema Imana ivuze. Ivuze ngo iki? Iravuze ngo kuko wasabye Imana ko wayirengera yakurengera kuri Senekeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Wari umaze igihe ubabaye, Imana iri kumwe nawe. Wari umaze igihe ucogoye, Imana iri kumwe nawe. Wari umaze igihe ufite intimba, Imana iri kumwe nawe. Alasikobre, umuririmbyi yararirimbye avuga ijambo rikomeye, diwisansema, aravuga ngo urwane intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe, ufata ubugingo aguhaye bwe buguhesha ibyishimo. Aravuga ngo usiganirwaho Yesari, ngo yicaye amutegereje, ngo niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Aravuga ngo wabujijwe kwiganyira, ngo wizere gusa ubuntu bwe, ngo uzabona urukundo rwe kandi rwo rukubeshaho. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntutinye we gucogora, ngo ntahinduka Yesu aragukunda. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Yesu ageze bugufi bw'i Betifage n'i Betaniya, hafi y'umusozi witwaga Elayon, ngo yitegereza babiri mu bigishwa be. Arababwira ngo bigishwa banjye, nimujye mu kiraro kiri imbere yanyu, mwinjiremo, muraza kubona icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze agiye ku muntu n'umwe. Mukiziture mukizane. Ngo ba nyiracyo bari baragitesheje agaciro. Iki cyana cy'indogobe wakinyuragaho yacihanagurizaho. Bibiliya tubwira ngo abigishwa bamenya ko batumwe na Yesu, ngo barangije baragenda bazitura iki cyana cy'indogobe. Bakimara kukizitura, ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akomeye, ngo barangije ngo bafata amababi, imyenda bari bambaye y'ibitare, ngo bayishira bayambika indogobe. Ngo barangije ngo bafata amababi y'ibiti, ngo bafata n'amatapi, ngo bayarambika hasi. Barangije ngo baragenda bafata indogobe bayicazaho Yesu. Ngo Yesu yicaye kuri iyi ndogobe, hari ikintu cya mbere yakoze, ngo yatangiye gukora imirimo n'ibitangaza. Icya kabiri, ngo avura imvune zo mu mitima, ngo zari zimaze igihe ngo mu bana be cyangwa se mu bigishwa be. Yesu aje kukuvura iyo mvune wari umaranye igihe, uwo mutwaro wari wikoreye, Yesu arawugutuye. Bibiliya itubwira amagambo akomeye, ngo Yesu ngo amaze kubavura imvune zo mu mitima, ngo abigishwa be ngo kwiyumanganya birabananira, ngo kuko abari barwaye barakize, abari babaye bararuhuka, abari bafite inzara bararya barahaga. Ngo abakobwa bari barasinzwe barasingurwa, ngo kwiyumanganya biranga. Hari ikintu Imana igiye kugukorera bikagutera kuyihamya mu bandi, bikagutera kuyivuga neza, bikagutera kuyamamaza, bigatuma odestide oplaya la sikonema eda heni widistide oplene kota. Nawe wongera gusenga Imana, bigatuma icyizere cy'ubuzima cyongera kuzamuka. Yesu aragikoze, Yesu aragikoze, Yesu
Yesu aragikoze. Bibiliya tuvuga ngo abigishwa batangira kuririmba bavuga ngo hoziyana hoziyana, bisobanurwa ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, icyubahiro kiva mu ijuru kiba hasumba hose. Ngo haboneka abagabo b'abafarisayo ngo bari baramaze kubona ko abigishwa ba Yesu bahora bamuhimbaza, bahora bamuvuga neza, iyo bashonje batajya bamureka, iyo bababaye batajya bamutakariza icyizere, ngo begera Yesu baramubwira ngo mwigisha, niki gituma abigisha bawe bagusenga ubudasiba? Ngo Yesu amenya ko iyo mvuga ari y'abafarisayo, abasubiza ijambo rikomeye, arababwira ngo nimuceceke, naho abigishwa banjye batarangurura amabuye yarangurura. Akavuga gukomera k'uwo mwami. Hari imbaraga z'Imana zigiye gucecekesha abafarisayo. Waturanye n'abafarisayo, wagendanye n'abafarisayo, wasenganye n'abafarisayo, Imana igukijije umufarisayo. Ijambo ryambwiye amagambo akomeye muri Yesaya, rirambwira ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ugasinda utanyweye vino, nuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingiza safiro. Hari ibara ryiza Imana ikugaruyeho, distance. Hari urufatiro Imana yongeye kuguha, takuwa any distance anyway. Imbaraga z'amasengesho zigiye kugukorera igitangaza. Ubuzima bwawe buragutse. Ndi mu kirere cy'amavuta, ndi mu kirere cy'ubuhanuzi. Akira kudakorwa n'isoni, akira intsinzi y'ubuzima, akira amahirwe, akira gutabarwa. Imana yongeye kubirema mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwira ngo uyu mwami w'Abisiraheli ngo akimara kuvugana n'Imana, ndi ku ijambo rivuga ngo niyizarurwana. Bibiliya iratubwira ngo ahita abwira Yesaya, aramubwira ngo komeza usengere. Ngo Yesaya arasenga. Bibiliya tubwira ngo Abisiraheli ngo baba imbere y'Imana, ngo bamaze kuba imbere y'Imana bambara ibigunira, bivuze ngo batakaza, bemera kureka ibyo bari bishingikirijeho, bemera Imana ko ari igiye kurwana, ngo baririra Imana yabo. Ngo bamaze kuyiririra, ngo bambara ibigunira barasenga, ngo barataka. Mu gihe cyo gusenga ijuru riratabara, mu gihe cyo gusenga ubwami bw'Imana burakora, mu gihe cyo gusenga ubuzima bwawe burahinduka. Ndi mu kirere kivuga ngo niyizarurwana, ije kururwana, ubuzima bwa ije kugutsindira. Bibiliya itubwira amagambo akomeye. Uyu Hezekiya ngo amaze gusenga, ngo Senekareba atera yerekeza i Buyuda, ngo yishuka kazatsinda urwo rugamba, ngo azana amagare n'amafarashi, ngo azana intwaro zikomeye. Ariko izo ntwaro Abisiraheli bari bazihinduje. Ndibuka umunsi umwe Baraca ajya kuvuma Abisiraheli, ngo yarabavumye biranga, ngo nuko yurira indogobe, aravuga ngo ngiye ku gasozi k'iburyo nitegera Abisiraheli mbavuma umuvumo urabafata. Ariko Imana ibyo itavuze ntacyo bizamara. Ibyo abantu bavuze, ibyo bitaye agaciro, ibyo abarozi bakoze, ibyo ntacyo bimaze. Ngo Baramu agiye kuvuma, ngo agenda ku ndogobe, ngo indogobe ihura na marayika, irabimenya irahagarara. Ngo iyo ndogobe ikihagarara, Baramu Bibiliya itubwira amagambo akomeye, iratubwira ngo Baramu ngo akenera cyangwa se ngo ntiyamenya ko indogobe y'Imana ngo ari Imana yihagaritse. Ngo nuko akubita inkoni indogobe, ngo indogobe iraceceka, ngo ayikubita bwa kabiri iraceceka, ngo ayikubita bwa gatatu, ngo nabwira indogobe iravuga, iramubwira ngo Baramu, igihe twigeze tugendana wigeze ubona ngusuzugura? Ngo nuko marayika ahweza amaso ye, ngo abona n'indogobe ngo yahagaritswe na marayika. Bibiliya iratubwira ngo ahubuka kuri iyo ndogobe, ngo acebereza ajya ku kandi gasozi, ngo ajye kuvuma Abisiraheli. Ariko ngo mbere y'uko ajya kubavuma, ngo Imana yari yamubwiye ngo yewe Baramu, ngo ntuvume buriya bwoko ntibuvumika, bwahawe umugisha nanjye ndi Uwiteka. Nawe ngo agenda abwira abantu, atangira kwimenyekanisha, yereka Imana ko atazabavuma. Aravuga ngo navuma n'ab'Imana itavumye, narakarira n'ab'Imana itarakariye. Ngo icama nkaba nk'abariya abanyamugisha, ngo ni abanyamugisha bariya ntabwo bavumika. Bibiliya iravuga ngo n'ubwoko butuye ubwako. Reka nkubwire ngo impamvu bitakunze ko uyu muroza guhitana nuko
uko Imana yakuremye adahari. Impamvu bitakunze ko wicwa n'iki kigeragezo ni uko Imana yavuze bataravuga. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo desikonemando ngo Hezekiya ngo ahita abwira Abisiraheli, aravuga ngo nubwo Senekareba ajanye intwaro, hari intwaro y'Imana inyegereye, hari intwaro y'Imana igiye kukwegera. Wowe uje imbere yayo, wowe uyiteze amatwi, wowe uyizeye, wowe uyiringiye. Ngiyo ntwaro Senekarebu yazanye ngo marayika w'Imana ngo atangirira izo ngabo ze mu nzira, ngo atangira kuzirwanya arazitsinda. Senekarebu ingabo ze zipfuye ngo arahindukira, aravuga ngo asubiye iwe mu rugo, ngo asanga abana be batangiye kwicara ku ntebe y'ubwami, ngo birabaryohera. Ngo barangije bafata inkota bayicumita se mu rubavu. Senekarebu yicwa nabo yibyariye. Nshatse kukubwira ko Senekarebu w'ubukene apfuye aturutse Odesta, aho yakomotse, ariho Adiwasiri Mora, ariho agiye kugwa. Reka nkubwire ko umurozi waguhagurukiye aho ngaho yakuye izo mbaraga ariho ananiriwe. Imana ije kukugirira neza, Imana ije kukurwanirira. Bibiliya itubwira amagambo akomeye. Hezekiya amaze kumva ijambo Imana ko itsinze Senekarebu, ngo ahita ahindukira abwira Abisiraheli, arababwira ngo yemwe Abisiraheli, icambere nimukomere mushikame, nimutinye, nimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. Aravuga ngo nidutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Reka nkubwire ngo iby'amagambo y'abantu ntubyishinge, iby'abarozi bakoze ntubyishinge, iby'abapfumu bagiyemo ntubyihanga amaso. Hanga amaso Imana. Mu ruhande rwawe Imana iracyahari, mu ruhande rwawe Imana iracyari kumwe nawe, mu ruhande rwawe Imana iracagukomeje. Imana ivuganye nanjye ko hari iki gukoreye, Imana ivuganye nanjye ko hari iki hinduye, Imana ivuganye nanjye ko hari iki guhinduriye. Nonaha iratabaye mu butware bw'Imana. Imana dopefa iragutsindiye Senekarebu. Senekarebu wawe arangiye nonaha mu izina rya Yesu, ngutungereye amaraso ya Yesu. Senekarebu ntakongere kukurwanya, ntakongere kugushobora, ntakongere kugukura umutima, kuko intwaro y'Imana, kuko ingabo z'Imana zidacogoye kukurwanirira. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo iyaba Uwiteka atari wowe wari uri mu ruhande rwacu, bw'ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanywe b'inyago b'i Siyoni, twasaga n'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye indirimbo, n'indimi zacu zari zuzuye ibyishimo. Aravuga ngo twavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yadukore bikomeye, ngo natwe turishimye. Aravuga ngo nimuze tumere nk'imigezi y'Igenebo, ababibabarira bazasarura bishimye. Arasenga muri Zaburi ya 20, aravuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago, izina ry'Imana Yakobo rishirwe hejuru, ikwereze gutabarwa kuva heraho urusengero. Yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyoceje. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Aravuga ngo barunamye baragwa, ariko twebweho turahagaze turema. Ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza, nzagushira hejuru, kuko wamenye izina ryanjye uzanyambaza nkwitabe. Mu makuba no mu byago nzagukiza ngo icyubahiro kigeretseho nzaguhurame. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahagurutse ndashyira mu mahoro umuntu bacurira ingoni. Ubuzima bwawe Imana ibushize mu mahoro. Wanesikonema wagerageje gukora ariko byaranze, akira kuba mu mahoro. Wagerageje kudestanse kugira ngo uve ku mwanya uriho ujye ku wundi, barakwitambika uragambanirwa. Ariko reka nkubwire
nkubwire ngo Imana iguhagurukije kuri iyo ntebe y'igisuzuguriro, iguteretse mu mahoro. Enesansema igre topiwi niwa edasirimora. Ijwi ry'Imana rirambwiye ngo wowe uteze amatwi iki kiganiro, ijambo rirema ubuzima niringiri Imana yaguteguriye. Acira amahoro y'Imana. Hari ikintu nabonye Imana ikora ikagikorera umukiranutsi. Ikintu cya mbere imuhakurama. Umuntu wa mbere waramye yitwa Metusela, yamaze imyaka 999. Nawe ntabwo desirimora, ntabwo uzacenyuka ucyumvira ijambo, uzarama, ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Ndewe sirimora acira impemburo y'ubuzima, acira ijambo ritsikamira ibyakurwanyaga, acira ijambo rikuraho umutego watezwe, acira ijambo rinaniza ibyo byakubangamiraga. Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Mbonye Imana ikora, mbonye Imana ihindura, mbonye Imana itabara, mbonye Imana itanga icyizere cy'ubuzima, mbonye Imana itugarukaho. Hede wasirimora takuni estansema, hedi wiri stansenema. Ukeneye gusenga, ukeneye kubana n'Imana, ukeneye konesansema ko tuzadopefa, kutazacena, ukeneye kutazicwa n'inzara, ukeneye kutazevasa, utazahera ku rwego wari uriho. Izera Imana, izera Imana bugufi bwayo, ngwino uyisenge. Ibihe turimo ni iby'amasengesho, ntabwo ari ibihe by'amagambo, ntabwo ari ibihe byo kureba abantu, ntabwo ari ibihe byo guhanga amaso abapfumu, ntabwo ari igihe cyo kurangara. Hari imbaraga z'Imana zikuraho Senekarebu wawe Imana iramushoje, kuko urugamba wa desirimora yatangije ari rwakuyeho. Senekarebu wawe yatangiye kuroga ariko arahaguye, yatangiye kuzirika ariko arahanesherejwe, yatangiye dopefa abona kutazatera imbere, ariko Imana iguhaye gutera imbere. Icyizere cy'ubuzima Imana irakiguhaye. Alasiri minima takuwa esansema. Ijambo ry'ubuzima Imana irariremye. Uyu munsi wa none acira kugirirwa neza n'Imana. Imana wizeye iri kumwe nawe. Ni Imana itabara abanyamibabaro, ni Imana yita ku batagira shinge ndetse na rugero, ni Imana igaruka ikaremera umuntu umugisha, kandi umugisha imuhaye enesansema ukamwicazanya n'abakomeye. Ikura hasi cyane igashyira hejuru, ndetse ikura no hejuru igashyira hasi. Ariko Imana nakuzaniye uyu munsi, iri jambo nkuzaniye ni ijambo rivuga ngo niyirurwanye, irakurwaniriye aho uri hose, igihugu cyose urimo, aho wicaye, aho uryamye, aho uhagaze, aho uri mu kazi, Imana irakurwaniriye. Kuko desansema alasiri binimando yazanywe no gukiza no gushaka icyari cyazimiye. Ureza kita, niyo mpamvu Imana yaje kukuzura, niyo mpamvu yaje kukugirira neza. Ijambo ry'uyu munsi nari nkuzaniye nirivuga ngo niyizarurwa, akira kurwanirirwa n'Imana. Inzira zawe zose zongere zifunguke. Jambo ry'Imana Zaburi 108:20 umurongo waho w'10 haravuze ngo topesansema abamo wabo nibo gikarabyo cyanjye, Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, Abafilisitiya nzabishima hejuru mvuze impundu. Iri ni ijambo Dawidi yavuze, ariko arivuga rikomoka dasansema ku mugabo witwa Loti. Loti ageze mu zabukuru, yabyaye abana 2 b'abakobwa. Abo bana 2 b'abakobwa ngo bifuza bakenera abagabo barababura, ngo nuko bafata vino bayihase. Isa amaze gusinda ngo basambana na se, ngo nuko umwana babyaranye na se yitwa Moab, undi yitwa Mori. Bibiliya itubwira amagambo akomeye. Dawidi ku ngoma ye ngo aza kubona abamowabu bamugose, ngaza kubona Abedomu bahari. Aravuga ngo abamowabu, ababedomu, ababahivi, ababayebusi, aba bantu nabakizwa n'iki? Hari ingabo zikuri ruhande z'abadayimoni. Imana igiye kuzikuraho nuyizera, Imana iri kumwe na Dawidi. Ngaravuga ngo nta mbaraga ntagira zabasha kuhangana nabo. Bakubita inkweto mu mutwe, nkuzaniye ijambo. Imana imanuriye inkweto mu mutwe abo bamowabu bakurwanyaga, abo
abamowabu baguhagurukiraga Imana irabatsinze niko Imana ivuganye nanjye kandi Imana dosansema desanyinikide irasinye nta uzasinyura ku buzima bwawe acira kurwanirirwa n'Imana acira intsinzi iturutse ku Mana tudekasi enewa tugiye gusenga Imana tugiye kwinginga Imana tuyibwire ngo kubwira ijambo hedi opre sanse edaigre tuyibwire ngo enewi eta garuka utwubake garuka utugirire neza uko wakomeje Abisiraheli ukababwira ngo nimukomere mushikame ntimutinye ntimukurwe umutima n'umwami wa Shuri mu ruhande rwe ari kumwe n'abako mubiri mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka ariko nawe wongera gukomera komera Imana iri kumwe nawe ukeneye ko dusengana ukeneye kutugira inama ukeneye kutuba hafi ukeneye kudutera inkunga ibyo byose biremewe fata iyi nomero hanyuma twasengana watugira inama nomero yanjye ni 078 58 68 9 hanyuma tugiye gusenga Imana wizere kandi uyiringire Imana iri kumwe nawe ndagushimiye nyiringabo kuherekeje ijambo ryawe ni inkota icyaye amugi yombi ijambo ryawe rirabaga rigahinguranya ijambo ryawe rikiza umuntu umubabaro ijambo ryawe ritambutsa umuntu aho rukomeye ijambo ryawe ribasha gushyigikira udafite gishyigikira niyo mpamvu usengeye imfubyi n'abapfakazi niyo mpamvu usengeye abanyamibabaro niyo mpamvu usengeye abacuruzaga bagahomba niyo mpamvu usengeye abantu barwaye bari hirya no hino niyo mpamvu usengeye abantu barenganye ngo barenganure abari mu manza zitandukanye ndabasengeye ngo Imana ihindure dosiye hanyuma Uwiteka nyiringabo uko warwaniriye Abisiraheli bagatsinda Senekarebu bari gutsinda Senekarebu wari mumwe wese warwanyagwa ubuzima bw'abantu bizera izina ryawe kandi n'abandi bose bafite intege nke ubaha imbaraga uko wakomeje Hezekiya abari gukomeza intama zawe uhereye none nizacira umugisha uhereye none nizacira umugisha uhereye none nizacira umugisha ntama zawe nizihemburwe n'Imana kandi ubuntu bwawe bubabeho mugisha utanga uzana ubukire nta n'umubabaro ujya wongeraho umugisha w'Imana n'ubabeho uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu amen amen.